Alright, muhawe ikaze nanone kuri Gospel TV Africa. Nitwa Deejay Yash. Uyu munsi rero nagira ngo dukore ku kintu cy'ingenzi cyane gikora ku mitima ya benshi. Nawe uri gukurikira ku buryo wakwisangamo kandi ugashyiraho comment yawe kugira ngo twese dukore urugendo rumwe rwa Kristo neza kandi mu mahoro. God bless. Alright, so uyu munsi ndashaka gutangirana n'akantu kamwe kitwa challenge. Challenge yo tugiye gukora uyu munsi irasaba ko wiga kwibabarira. Kwibabarira n'akantu kagoye kandi koroshye. So wowe nkurikiye uyu munsi nagira ngo wige kwibabarira. Hanyuma mukanya uko turi bugende tuganira uraza gusanga ko wowe iyo wibabariye biza no koroha kugira ngo babarire abandi. Kuko ntago wababarira abandi ugifite igikomere cyawe wowe ubwite muri wowe. Aha rero niho tugiye guhera ikiganiro cyacu naga challenge kitwa kwibabarira. Nje ndibabariye. Eske wewe waribabariye? Alright, so ngiye kumwe n'umuvandimwe hano nagira ngo atwibwire hanyuma atubwire n'impamvu ki yahisemo kwicara aho yicaye. Amazina yanjye nanjye nitwa Bosso, dusanzwe tubana hano kuri channel. Uyu munsi ndaza kuba ndi inyuma ya kamera ko ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Deejay Yash tuganira ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Mwamwumvise yahisemo kunshyira kuri kamera nawe yihigira. Ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ni nkuko Bibiliya ibivuga. So uyu munsi ari tubwire ikintu kimwe wowe wumva wibabarira mbere ko dukomeza. Jewe ikintu nakibabarira inshuro nyinshi naribayeho umunyantege nke, ananirwa kumvira Imana neza, nkagwa mu mitego y'isi, nkaba ubuzima budakwiye. Ikindi nibabarira ari imyanzuro mba narafashe ndi umwana cyangwa se ndi muri yo crisis ndi umusinzi, ari ibintu warakoze nyine byinshi wa regret, but today I forgive myself kubera ko Imana yampaye second chance. It was not me, nundi wapfuye ndicyari mu gishyashya. Right, uvuze ku kantu kajyanye no kuba wakora ikintu under the influence. So nyuma yaho ukaza gusanga ko ya influence wari ufite icyo gihe yakujyanye mu bintu bitari byiza. So muri make waribabariye. That's great. So on my own njyewe nibabariye ku kintu kijyanye n'umujinya. Cyara bari bambwiye ngo ngire umujinya w'umurandura nzuzi. Inzuzi sinazo narinzi ariko narinzi kurandura icyo bisobanura. So seriously hahandi iyo Yesu atanzamo bro, iyo Yesu atanzamo ngo mubone neza hariya ambwira ati rero guhera uyu munsi nutareka imijinya nta joro rihari. Kunye ngiye kubabarira umuntu byari ibintu toto, ariko noneho kubabarira ntagukubise ngo byumve ko bikubabaje nanjye nguko byambabaje ntago byavagamo. Anyways, so nyuma yaho nza gusanga ko kwibabarira bituma wigirira impuhwe ukavuga ati iyaba ari nge byari bibayeho ari undi muntu memuki uyabifata gute. So mpita nsanga ko kwibabarira biva ko wowe wigiriye impuhwe. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. I think ira topic naga abantu bayumva neza, gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kuko ngiye nimba niyifurize ibyiza, ngiye nkifurize ibyiza umubiri wanjye, ubuzima bwanjye, of course ntago nzifuza ko mpemukirwa cyangwa bimbaho bibi. Noneho Bibiliya ivuga ngo ibyo wowe wifuza bihe mugenzi wawe. Okay, urugero ruri hafi. Ngewe sinkunda kubona umuntu urengana. Kuko nakunda umuntu urengana rero nkora ibishoboka byose nkasiga wa muntu arengana. Nubwo rimwe na rimwe masiga ubuzima bwanjye mu buryo bw'amafaranga n'umwanya n'iki. Ariko ubu impamvu nibabariye nuko narinzi guhohoterwa kuntu bivuna. So kuko nashaka umuntu uhohoterwa ngenda ndeba impamvu ki uwo muntu yahohoterwa. Nasanga ufite impamvu igaragara yo ntago tubikiranukiramo. So rero kubera gukizwa n'iki nemereye Yesu ngaze muri kakumba nyine ku mujinya banze angusore neza. Hari umushito wanjye ujye kunda kuvuga ngo twabaye imbwa za Yesu. Ariko ntago bisobanuye ko ubu udafite ubushobozi bwo gukora ikintu, ahubwo kwera ko wemeye Yesu akakuyobora bituma nyine hari icyo ugeraho.
so bamwe rero babyita ngo ni ukwivumbura, ni ukwirakaza, ni iki, ariko iyo ugiye kureba umujinya ikintu wagukoresheje wakagukoresheje ukakireka bihita bituma wibabarira ukavuga ati awi Imana ishimwe ko kira kintu nacyo nakoze, iyo nza kugikora byere kubyara biriya bintu. Niyo mpamvu uvuze ngo akantu ka under the influence, mutanibuka ko umujinya ikintu ukoresheje nyuma yaho urakicuza. Nta kintu cyiza kiva muri influence iyo ariyo yose itari nziza. Right, so today dufite topic iri sensitive cyane. Watubwira uburyo iteye? Twari dufite topic ivuga ku bijyanye no kubabarira. Kubabarira ni ikintu kitoroshye kuko akenshi abantu ubwabo baragukomeretsa kuri point nawe ushobora no kwanga ubuzima cyangwa ukabaho ubuzima bakita ko bumeze nabi hanyuma hashoboka. Rero kongera kugaruka imbere bakavuga ati babarira uriya muntu wakwangirije ubuzima ntabwo ari ikintu gikunda kutworohera. Right, kubabarira ntabwo ari ibintu biza nonaha. Hari n'igihe abantu bakunda kuvuga ngo nakubabariye ariko sinabyibagiwe. Right? Iyo terime rero yo kubabarira ntubyibagirwe uba umeze nk'ubitse inzika. Ahantu runaka ku buryo kanaka yakoze ikintu ukigarura bushyashya, none ukigarura ahubwo mu yindi ango ugatumwa ngo uribuka n'ubushize waragikoze ndakwihorera, sibyo? So nk'umukristo nagira ngo tuganire, kandi kubaho ni ukubana no gufashanya no kumenya ukuri kugira ngo dukure nyine mu buryo butandukanye. So uyu munsi natekereje ku kibazo cyo kubabarira nk'umunyarwanda, nk'umuntu, ariko noneho ni iki Bibiliya ibivugaho. Nza kwibuka ko Petero ari mu bantu babazaga ibibazo bamwe biti by'ubwana, by'ubugoryi, ariko birimo ubwenge bwinshi, kuko yayisanzuraga kuri Kristo, yamubazaga ibyo yumva byose yifuza. So nanjye ndashaka tubaze nka Petero uyu munsi, tubaze kuri iki kibazo. Eske birashoboka ko wababarira umuntu nk'uko Petero bamusubije muri ibi byanditswe tugiye gusoma hano muri Bibiliya? Niba ubona nawe byakunda, utwandikire hasi utubwire uti njyewe challenge yo kwibabarira narayikoze, ariko ngiye kubabarira umuntu ikintu yankoreye nsanga bintwaye igihe, nta kibazo. Nawe uratubwira ukuntu kubabarira kuri wowe ubitekereza. Turebye muri Matayo ibice 18 kuva ku murongo wa 21 harimo ikibazo kigira kiti, Then Peter came to him and asked, Lord, how many times will my brother sin against me and I forgive him and let it go? Up to 7 times. Jesus answered, I say to you, up to 7 times, but 70 times 7. Uyu mubare urimo hano muri Matayo 18 kuva ku murongo wa 21 na 22 aho Yesu asubiza, Peter yaramubwiye ati, cyangwa se Petero yaramubwiye ati, si inshuro 7 gusa ngomba kubabarira umuntu wamemukiye? Yesu arongera aramubwira ati, reka da, ahubwo wowe wabicuritse. Yesu aramubwira ati, ni inshuro 70 gukuba 7. Abantu bazi imibare mumfashe kubara. 70 gukuba 7 ni kangahe? Imibare yanjye niba ariyo ni 490. We? 490. Ni ukuvuga ngo umuntu ugukoshereje mbere y'uko uvuga ijambo, mbere y'uko ushyiraho igikorwa, mbere y'uko ugira ikintu utekereza, uhita utekereza kuri zino nshuro 490 ukamubwira ati ndakubabariye. Ariko ibaze Yesu ko yari umugenius kwe, inshuro 490 kibabarira the same person, one single brother, one single brother guhemukira akagaruka inshuro 490 akikugerageza. uwo ni satani mukuru. Bro, iyi challenge iragoye kubera ko hari igihe wibwira ko gukurikira Kristo bigoye. Ntago bigoye,
ahubwo twebwe uburyo twabayeho muri defense mechanism yacu uwo ushaka kuba uri right. Let me take this to another level. Muri relationships, muri counseling bakubwira ko urukundo rukavaringa ibintu byose nyine iyo uvuze byose uzi ubwenge yumvamo byose, ariko bitewe n'ibyo witwa byose icyo gihe nawe uravuga ati ariko iki kintu cyitwa byose ni igiki, ugatangira kwanaliza. Ariko iyo udashyizemo analize byose biba covered mu rukundo. So inshuro 490 wazigeraho gute? Urugero ruri hafi, umukozi wo mu rugo arakwibye, aragarutsa gusabye imbabazi, ariko nta kugarurira bya bindi yibye, uramubabariye, sibyo? Umuntu arakugonza out of nowhere, agusabye imbabazi ariko nta kuvuje, bitegetswe iki? Umubabarire. None uribaza uru rukundo duhora tuvuga ngo dufitiye bagenzi bacu, mu gihe abakristo n'abantu batuye isi baca urubanza batari n'abacamanza, uzi ko umuntu w'umukristo agucira urubanza ugahita wumva ko icyaha kiraguhama burundu, ugahita uvuga ati wait a minute, kuko cyaha nagikoze. Kubera iki? Kubera kuno hari icyo bita mu gifaransa ngo no gupenaliza umuntu, like aragushinja kabisa ukumva nibyo. Ngureba umuntu nkawe ari twari tuzi, ari tumenyereye, ari ni wite ari Bosso akora ikintu kingana kuri. Uzi ko akomeza kukivuga utangira kumva koko bari cyabaye seriye. Ako cyakiri na seriye. Ukimata amaso. Akuzamugana nanjye buriya ni Yesu atani yari yagendereye kuko kujya utangira ku processing. Ariko hari akantu nakunze gatanga ingero ebyiri zo kubabarira no kwakira umuntu. Bavuga ukuntu umukristo yagiye mu rusengero, telefone yibagiye kwishyira muri silencier, irasona. Pastor ari kubwiriza abantu bose barakibuka baramucyaha, n'umugore bari bajyanye aramucyaha. Kumura mu papa yinyweraga urwagwa ariko yari yumvikane n'umugore yuko bari bujyane gusenga uwo munsi. Yageze mu rusengero yibagirwa nyine ibyo kuzimya telefone. Alright? Arangije telefone isonye cyane ibangamiye abantu bose. Nawe yumva isoni ziramwishe n'ukuri. Abantu bose bambwiye koko n'umugabo nkawe urasakuriza mu rusengero, aba pastor kubwiriza baramusakuriza kweli. Arangije atashye ahita yigira mu kabari. Agiye mu kabari aranywa, maze kunywa sizo ukuntu yakuriye ikirahure agiye guhaguruka ikirahure kirameneka. Ikintu cyamutunguye mu rusengero bamuciriye urubanza. Ariko ari mu kabari umuseriveri yahise azaramaza ngo ntago gikukase. Ikirahure kigereranye na telefone. Mu rusengero bavuze ko yasakurije abantu. Mu kabari baramubaje ngo ntago cyagukase. Urumva aho uwo muntu azisanga cyane ari he? Aho batamucira imanza. Ubwo rero mu kabari yasanze ariho hari urukundo rwinshi kurusha he? Mu rusengero. So na manager amubwira ati it's fine reka tuguhereze yindi. Which means bamuzaniye indi nzoga kandi none atari bwishure kuko yindi yamenetse n'ikirahure cyamenetse. Ntabwo akwishyuza umuntu ibintu byamenetse mu kirahure cyawe. Uburangare bwe ariko ikirahure nawe ni icyawe. Bamuhereza yindi. Yavuye aho ngaho yemeje ko atazongera gusubira mu rusengero, azajya yigira mu kabari. Kubera iki? Abakristo dukunda guca imanza zivana abantu mu rusengero. Urebye abakristo bakomerekeye mu rusengero ni benshi kubera ko twitwaye nabi mu ishusho ya Kristo. Uyu munsi rero raje kuganira n'abantu bafite ibikomere by'uko bababariye muri eglise cyangwa mu rusengero, bitewe n'abandi bakristo bagenzi babo na pasteri mu buryo yamuciriye urubanza. Umuntu wo muri worship team yarasambanye, cyangwa se umuntu wo muri protocole yarasambanye, cyangwa umuntu wo muri mu rusengero rusanzwe ariko asanzwe azwi yakuyemo inda,
cyangwa se umuhungu runaka yakoze accident agonga umuntu arapfa, umuntu yaragiye aranywa arasinda, kubita abantu baramufunga kandi yitwaga ngo akora umurimo mu rusengero, ibintu nk'ibyo. Yavamo muri ayo makosa yakoze, aho kugira ngo tumwakirize urukundo n'imbabazi, tugasanga ahubwo tumuciriye urubanza kurushaho, agahita ava mu rusengero, atari uko urusengero ari rubi, ahubwo abamuciriye urubanza bararumuciriye nabi. Nagira ngo mbabaze badukurikiye ndetse na ari, ni iki cyakagombye gukorwa kugira ngo umuntu areke kuva mu rusengero, areke no kuba yakwigunga kubera ko abakristo bagenzi be bamuciriye urubanza? Njyewe urugero natanga, Yesu yaravuze ngo niba ushaka kunkurikira wiyange, kandi atwereka ingero nyinshi, adusaba kumwigiraho no kumukurikira. Ntekereza ko rero turamutse twize kumera nka Yesu, ntabwo twagwa mu mutego gukomeretsa abakristo bagenzi bacu kugeza ubwo bahunga urusengero, kuko Yesu nawe iyo yahuraga n'abanyabyaha yabuzuzagaho urukundo n'ubuyobozi bwo kubayobora inzira iyobotse. Right. I think murabyumvise, nubwo mutari kubona isura ariko ijwi muri kuryumva. Muri make nimumere nka babandi bavuze ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora, ariko nawe ari inyuma ya kamera, ariko ijwi riracyari wawe. Yanzobe yanjye ni AI. Wewe se twamuvumbuye ajya cropinga abantu hanga. Anyways, hari icyanditswe nkunda numvaga ko dukomerezaho, kuva ku murongo wa 3, abakorino ba mbere bice 13, nshaka ko duhera ku murongo wa 3. haravuga hati, if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it does me no good at all. If I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but I don't have love, it does me no good at all. 4. Love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not provoked. It does not take into account wrong endured. Ku murongo wa 5. But icyo nshaka kuvuga ku murongo wa 3 cyane cyane, somye kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Icyo nshaka kuvuga ku murongo wa 3 haravuga ngo nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, nkatanga n'umubiri wanjye kugira ngo utwikwe, ariko nta rukundo, ibyo ntacyo byamarira habe na gato. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko kuba wababarira umuntu ukanamwereka n'ibimenyetso by'uko wamubabariye, ariko ntushyire mu bikorwa ibyo bintu wamubabariyemo, nyine ntumuhe andi mahirwe yo kuvuga ngo okay nakubabariye, kuko muri iyi si hari mindset iri gutrending, kandi naje gusanga kenshi n'abakristo bari kugwa muri uyu mutego ngo I forgive but I don't forget. Muri Bibiliya nta hantu havuga ngo forgive but don't forget, haravuga ngo forgive and forget. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yashyize ibicumuro byacu kure natwe, ngo mu nyanja yo kwibagirwa, in the sea of forgetfulness, twebwe kuki tutabaho nk'uko nguko? Tubura iki? Bidutwara iki kugira ngo tubabarire? Kandi kubabarira ntago bigirira undi akamaro, ni wowe. Niyo mpamvu natagiranye na challenge ivuga ngo ibabarire. Dore ikintu naje kuvumbura,
umuntu waguhemukiye araryama agasinzira, agasinzira, wowe ukarara uhutaguza ibipapuro byose ufite imbere yawe, wababaye, yamemukiye kubera iki yabikoze, kumbe we yasinziriye kubera iki, nta remorse afite muri we, mu gifaransa bita remorse, nta remorse afite muri we, nta mutima umucira urubanza ku byo yakoze we yaguhemukiyemo. Ni nayo mpamvu uriya mupapa nabahayeho urugero rw'uwagiye mu kabari bakamugirira neza baseze mu rusengero. Mu rusengero nta muntu wagarutse ngamubwira ngo I'm sorry twakubwiye nabi. Ni nayo mpamvu yahise yimukira mu kabari, kuko yasanze mu rusengero nta rukundo bafite, bamucira urubanza. Kandi abantu benshi bakomerekeye mu nsengero, mu nyumve neza, abantu benshi bakomerekeye mu nsengero si uko batakundaga Imana, si uko batakundaga gusenga, ahubwo ikibazo ababakomerekeje ntibigeze batera indi ntambwe ngo bagaruke babwire ati guys, twarabakomerekeje ariko mu by'ukuri mutubabarire. Icyo gihe ijambo mutubabarire cyangwa se mbabarira iyo rivuzwe rihosha ibintu byinshi. Bibiliya mu migani ivuga neza ko ijambo ry'ubugwaneza rihosha uburakari. Abanyarwanda bo bari bazi ubwenge bakavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. So it's like hari sense ziri mu kugira neza no kuvuga neza igihe umuntu akomeretse cyangwa yababaye. Noneho umuntu agahita avuga ati twebwe turasabwa iki nk'abakristo kugira ngo twere imbuto nk'izo Kristo adushakaho. Wowe urumva dusabwa iki? kariya kantu wari uvuze ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana karanangaje, ariko it makes sense. Ku kibazo mbajije nari ndi gutekereza ko twarushaho nyine gutega amatwi icyo Imana ivuga kurusha ibyo twe twibwira muri twebwe, ko hari amajwi menshi avuga muri wowe akenshi ukaba utamenya ni Imana ivuze cyangwa ni umwuka mubi unyongoreye. Ariko iyo ugumye gufungura ijambo ry'Imana ugasoma kenshi umenya uburyo Imana ivuga, noneho wanagirwa inama itutse mu mutwe ukamenya icyo ukurikiza. Ariko inama nagira abantu ni uko twakiga gusoma Bibiliya cyane kugira ngo turusheho kumenya uko Imana ivuga. Nk'uko wavuze ngo ukunda kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo intama ze zimenya ijwi rye, natwe twiga ijwi nyine ry'umushumba wacu kugira nanavuga tumenye icyo avuga, cyangwa n'igihe adahari hari ukuntu umuntu bitewe n'ibintu yizera cyangwa ukuntu akora, hari igihe niyo yaba adahari ushobora kwimagina ukavuga ati muri ino situation yari kwitwara gutya. Urumva iyo umenyereye ukuntu Imana ivuga cyangwa ukuntu yitwara, nawe cya gihe umenya uburyo nyine bigana mu nzira y'Imana, umenya ibyo ari byo. Twige kumenya ijwi ry'Imana. Hari ikintu Yesu niba ari uko yari Imana kandi ari n'umuntu at the same time, hari imbaraga yagaragaje mpora ngiye ntangarira ukuntu yabikoze. Let's look at this guy. Ari gukubitwa n'abo yaje gucungura, ari gucirwa mu maso n'abantu yagaburiye. Urabona ukuntu kwibagirwa, hari sinzi impamvu cy'Abanyarwanda bari bazi ubwenge bwinshi ariko kwandika ntabwo byari biri muri gahunda ngira ngo bari bafite. Hari ikintu bita ngo umurenga usiga inzara. Like umuntu arakugaburiye, umuntu aragutunze, hageze igihe wibagiwe ibintu byose yagukoreye. Kariya kantu kamwe konyine kakubereye ikibazo. Muri relationship tips mu bintu abantu biga ibintu byo kugira inama abantu, hari icyo bakubwira ngo 80/20. 80/20 muri relationship no mu bantu bakoze ubukwe biba bisobanura ngo ibyiza ni 80, ibibi ni 20. Sibyo? None ugasanga twebwe generally as a human being urashaka gukomeza gucukumbura 20% y'ibibi kurusha kwenjoyinga 80% y'ibyiza. It means what? It means ko umuntu akoze icyaha cyangwa arakubabaje cyangwa araguhemukiye, ariko aho kugira ngo uvuge uti ariko se nta kindi cyiza yari afite, kuki ntareba kuri cya kintu cyiza yankoreye mbere cyangwa nawe mfitanye nawe n'umubano mwiza nawe mfitanye nawe mbere,
ahubwo tukagerageza kubaka wa mubano mwiza twari dufitanye kurusha gufokasinga kuri uyu nguyu wasenyutse. Alright? Urugero, His Excellence n'abandi bari bafatanyije kubohora igihugu, hari igihe cyabaye ngombwa ko abantu bakoze jenoside bose bajyanwa mu rukiko, abandi barabafunga, abandi barakatirwa nyine ibijyanye n'ibyo bagombaga gukora. Ariko yatanze itegeko abwira abacitse ku icumu ati nihagira ukora revenge arabyishyura. N'Imana yamukoreyemo, yatumye abantu badakora izo revenge, ariko probability na possibility zari zihari ni uko buri muntu wese yari guhita akora revenge. So niba kubabarira kujyana n'urukundo nk'ukuntu twabibonye muri Bibiliya, kandi nkaba natangiye mvuga ngo wibabarire kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Now ikibazo nshaka kubaza uyu munsi, wowe uteze amaso iyi TV ndetse na Ali nawe turi kumwe hano, tubigenze gute kugira ngo tudatakaza wa mwimerere wari uri muri Kristo? Ko twebwe twikwa ko turi abakristo, ntabwo turi abakristo, turi abakristo. Bisobanura ko n'iryo jambo Christians cyangwa se Christianism cyangwa se Christianity iva ku ijambo Christ. Alright? So mukanya gato rero turaza kugaruka na conclusion, tugana ku musozo, noneho turebere hamwe ibintu bibiri byonyine cyangwa bitatu byadufasha kugira ngo tugume muri Kristo ariko tudakira abandi manza kandi tubabarira uko bikwiriye. Nibyo koko. Tugiye kujya mu karuhuko gato, ariko mbere ko tujyayo nyine hari ikintu wavuze umushuti wakunda kubwira ngo imbwa za Yesu. Sinzi abantu wenda abatunze imbwa bo barabizi, imbwa irumvira cyane. Ikintu navuga nyine ni uko kubiye na Yesu wabya imbwa ya Yesu, ko akenshi ubashije nk'ukuntu imbwa yumvira shebuja, ubashije kumvira Yesu ibintu agusaba byose, ubuzima bwawe bwaba perfect. Kandi akenshi usanga nyine iyo nyamaswa imbwa ntabwo ishidikanya ku nzira za shebuja, kuko irabimwizera. Niyo yayikubita ntabwo ishobora kumurya, kuko ibizi ko ari kuyihana cyangwa hari impamvu yindi biteye. Niko twakwiye gukurikira Yesu n'ubundi ntabwo bibeshye, ntabwo biri kure. Amen. So turagaruka mu kanya hanyuma tugana no ku musozo. Murakoze cyane.